yarambwiye ngo ubu butumwa uzanyumva wese dore nkarabiye imbere y'abatuye isi bose. Imana yigeze kunsanga integeka gusenga amasengesho y'iminsi 3, mbona ibicu izuba n'ukwezi biritaje bihingukiye bamwe, mbona bamwe mu bitwa abakozi b'Imana cyangwa se abihaye Imana, ayo maraso abariho uri kugakoresha wese kari kurushaho kumukingurira amarembo agiko. Muramuzi nyuma y'igihe kinini cyane cyari gishize Riziki Chantal atahanura yongeye kugaruka bushya, agarukanye ikirere, agarukanye ubuhanuzi bukomeye bukakaye avuga ku Rwanda, ariko cyane cyane yibanda ku banyarwandakazi, avuye ku Rwanda agaruka ku isi yose, avuze ibintu bikomeye bigiye kuba ku banyarwandakazi, avuga amaraso agiye kumeneka. Murabizi yajyanura ibintu byinshi bigasora. Riziki Chantal muzi yahanuye, muyangana ndi gukora inkuru ariko ndahantu imvura iri kugwa, yahanuye ifungwa ry'isengero rya COVID-19, COVID ya mbere, insengero zirafungwa. Ahantu iri fungwa ry'isengero bwa kabiri avuga ko Imana ari izibikira imfunguruzo, insengero barazifunga. Ahantu urageze Kadarake irashya, ahanura ibintu bikomeye byagiye ahanura byose. Ibyo byose amaze kubihanura, ahanura amaraso n'umuvu ugiye kumeneka mu gihugu cy'u Rwanda. Imana yanjira amuvuga ngo uwo uba wigendeye ahita yigendera unagakiri mu gihugu cy'u Rwanda. Noneho rero aho ngaho agarukanye ubundi buhanuzi bukomeye, ndagira ngo mubukurikire kuko njye sinshaka guhita mwinjira, muragira ngo mubukurikire. Imana ibahe umugisha, murakoze cyane. Bwira abantu yarambwiye ngo ubu butumwa uzanyumva wese dore nkarabiye imbere y'abatuye isi bose, ntibureba idini runaka, yambwiye ngo bureba icyitwa ikiremwa muntu. Ubu butumwa burareba umuntu wese uhumeka umwuka mu mazuru. Ndakarabye imbere y'Imana aho kugira ngo Imana izanyike impoye ubu butumwa, wenda abantu n'ukuri ntabwo mu maboko abantu bakarangiza akuka kagahera, ariko ntagoye Uwiteka atari wundakariye ngo usubirwe n'amaboko y'Uwiteka. Ubu butumwa rero buravuga ku byerekeranye no kubyara. Uwiteka nagiye mbutanga mu nsengero, igihe cyabyo numva kirarangiye, ariko Imana yangarutse irambwira ngo ngera urangurure, nurangiza ukarabira imbere y'abantu bose, uwakumvise wese ntacyo azireguza. Umva uko ubu butumwa buteye, bene data nshuti z'umusaraba. Imana yigeze kunsanga integeka gusenga amasengesho y'iminsi 3, imbwira ishyamba njya kuyakoreramo, imbuza kurya no kunywa. Namaze gukora ayo masengesho, mu kuyasoza ngira ihishurirwa, ngira iyerekwa. Ntabwo najyaga nerekwa, ariko icyo gihe nareretswe. Nagiye kubona mbona icyobo kinini cyane, ureba amaso yawe ntahere. Ngiye kubona mbona cyacyo, ngiye kubona nanone mbona hejuru kuremba utwana tw'uduhinja. Twari turi kurira amarira yatwo kugira ngo atembe amanuka, agatemba azamuka. Nko muri metero imwe yamarira agahinduka igicu cyera. Nuko yamarira mu kuzamuka kwayo marira mu kirere, mbona ibicu izuba n'ukwezi biritaje bihingukiye, bya bicu byayo marira biri guhingukira mu muriro mwinshi. Nuko muri icyo gicu cyayo marira habaga harimo gutaka kw'amajwi y'izo mpinja avuga ngo Uwiteka uzahereza he no kudahorera amaraso yacu. Ngiye kubona iruhande rwanjye hagaze umugabo wambaye ibyera, shaka kumwitegereza ariko birananira. Arambwira ngo itegereze neza, ayo marira ari kuruhukira ku ntebe y'Imana. Nabonaga ari ikibatsi cy'umuriro udasanzwe. Nuko mu gihe nabyitegerezaga mu kandi kanya, nge kubona mbona cya cyobo kizingazinze nk'uko bazinga urupapuro muzingo w'igitabo, mbona bikuweho hahindutse kibaya.
kinini cyane cya kibaya. Ngiye kubona mbona kirimo abantu benshi utabara umubare, umenye umubare w'abo bantu, nguko tujya tubona mu biterane, amakorari, abakirisitu uko bicaye, abashumba, abapasiteri, abavuga butumwa bicaye aho ngaho, nuko byari bimereye ndi kubireba. Ngiye kubona mu kanya gatoya mbona bamwe ibiganza byabo kugeza mu nkokora byuzuye amaraso, aya maraso biti biremve yafatanye abariho yuzuye amaraso. Nabonye ayo maraso ndetse n'abashumba bamwe, mbona bamwe mu bitwa abakozi b'Imana cyangwa se abihaye Imana, ayo maraso abariho. Mbona na bamwe abaririmbyi bari kuririmba ayo maraso abariho. Ibyo biraso bimeze gutyo, wagira ngo bisha abantu. Ngiye kubona mbona abandi ibiganza byabo n'ibizima, nta kibazo kiriho. Nabyo ngiye kubona mbona birizingazinze bikuweho gutyo, nabyo biragenda. Hashize akanya ngikitegereza mbona imashini iturutse nk'iyo hakurya cyane, mbona iturutse ahantu ku musozi wa kure, iraza iranyegera. Nguko ngiye kubona mbona ihagaze aho nk'aho imbere yanjye, ariko itanyegereye neza, nko muri metero 20 ngereranije gutyo. Ngiye kubona mbona ya mashini iruhande rwayo ari umufuko igiheri cy'imyumbati. Mbona nanone ibiganza gucira kugeza mu nkokora biteruye cya giheri bisutse mu mashini, hazamuka igikuta cy'inzu. Mbona urutoki rwonyine rutahari ku kiganza rukanze kuri enterebuteri. Nuko ngiye kubona mbona ya mashini iri gusya, hasohoka agafu keza kanoze. Nk'ibyitegereza ibyako gafu, numva ijwi riturutse mu ijuru ririmo guhorera kumeze nk'amazi y'uruzi. Byari ijwi riteye ubwoba, rizi iki ngiryumva. Numvishe nta musatsi mfite, numva inzara zamvuyeho, numva nanjye ubwanjye meze nk'uwapfuye, numva meze nk'aho ntakiri umuntu. Nkicyumvira ijwi nashyize igaragaje gushyira ikiganza ku gutwi kugira ngo ndakomeza kuryumva, ko ryari riteye ubwoba bwinshi cyane, ryaje ryitegeye ku gutwi. Ariko numva ryatoboye ikiganza n'ubundi nkomeje kuryumva nk'uko naryumvaga. Rimamagara gatatu ririmo uburakari bw'inkazi, rimamagara ngo yewe Riziki, yewe Riziki. Ko niko nitabaga ngo Karame, Karame mwami, yewe Riziki, ni Karame mwami. Rirambwira ngo ihutana ubu butumwa muri iki gihugu, aho kandagira hose ubibabwire, n'abatuye isi no kugera ku mpera y'isi ubambwirira ubu butumwa. Ubambwire ngo ndi Uwiteka, mbanguye inkota yanjye, ndi Uwiteka nje kubasya. Ngo nguko umuntu afata imyumbati agashyira mu mashini agasya, niko nje gusya abantu. Ijwi rirambwira ngo umbwirire abantu bari gukoresha uburyo bwitwa kubara, ngo mbabwire ngo ntimurusha Imana kubara. Ngo yabishatse umugore yajya asama inda imwe yonyine gusa, ikavukamo abana 8 icyarimwe, 10 icyarimwe se, 12, 13, 15. Irambwira ngo nzabaza abantu ngo icyitwa ikiremwa muntu, ngo mbese ubwo buhanga Imana yabushobora? Byashoboka. Imana ibikoze byashoboka, ibigerageje byakunda. Irambwira ngo nzabwire ngo abazashidikanya ngo cyane cyane mbwira abagore ngo kwimbe bibabyara, nzabaza abagore ngo aribo n'imbeba umunini ninde, ngo kangaye bahuriye n'imbeba kwa muganga zigiye kuringaniza. 2 ako nkarenge. Irambwira ngo nzabwira abantu bari gukoresha icyo bita agakingirizo, prudence prise. Irambwira ngo nzababaze ngo mbese gakingira icyaha, nguri kugakoresha wese kari kurushaho kumukingurira amarembo agikuzimu. Imana irambwira ngo nzabwira bari kumena intanga hasi, ngo bazasome mu Itangiriro igice cya 38 ku murongo w'9 n'umurongo wa 10, ku muhungu wa Yuda Onani wabigerageje Imana ikamukumbanya ikamwica. Irambwira ngo nzabwire abafite ikibazo cya unapo bazasome muri Yeremiya igice cya 1 ku murongo wa 4, havuga ngo nakumenye utarabaho, ngweza ukiri urusoro mu nda ya nyoko.
irambwira ngo nzabwire ababyeyi ngo nzabwire abantu ngo isona nyoko batarabaho nubwo aburi umusaza ngo isona nyoko batarabaho. Imana yari ikuzi, yarakurebaga. Nuko irambwira ngo nta muntu n'umwe nubwo yavuka ari ikinyendaro uvuka Imana itabizi. Nuko ubwo rero nubwo wayikuramo ngo nuko ari ikinyendaro, nawe ntuzabura gupfa kuko wishe umuntu. Nuko twikomereze aho ngaho. Imana irambwira ngo abafite ikibazo cya Onapo ngo mbese yanditse muri Bibiliya bazasome muri Yesaya 6:6 ku murongo w'9. Hari ijambo rivuga ngo mbese nzatuma batwita ne gutuma babyara, ni ku Uwiteka baza. Mbese nzatuma babyara maze mbazibinda, ni ko Imana yawe iri kukubaza.